Mwaramutse kandi muraho neza mwese abadukurikiye ku isomo ryawe. Twongeye kubaha ikaze kandi tubashimira ko mwahisemo YouTube channel yacu kugira ngo tuganire kuri byinshi by'umwihariko bijyanye n'uburezi ndetse n'imibereho ya muntu. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu abanyeshuri usanga badakunda gukora inshingano zabo, ugasanga babasabye gukora ikintu cyangwa bazi ko bagomba gukora iki ngiki ariko ugasanga ntibashaka kubishyiramo umwete, ntibashaka kubishyiraho umutima, ugasanga bishakira utuntu tworoheje, utuntu tudafite 12. Rimwe na rimwe ibyo ngibyo usanga byateye amakimbirane hagati yabo, abarezi babo ndetse n'abayobozi. Tudatinze rero, ibyo nibyo bita procrastination mu cyongereza cyangwa se procrastination. Ibi ni ukugira ubushake bukeya bwo gukora ikintu cyangwa se kutagira imbaraga zo gukora ibi nshingano ukwiye gukora nk'uko bisabwa. Tudatinze rero, iyo tuvuze procrastination cyangwa se kutagira ubushake bwo gukora ikintu, nyine bivuze iki? Ni kumwe usanga umunyeshuri atinza cyangwa se asunika akavuga ati ndaba mbikora mu kanya, cyangwa se akanga gukora ibintu runaka. Urugero, aho gukora ikizamini cyangwa se gukora umukoro, ugasanga ahubwo yibereye mu bindi bitandukanye, birimo gukoresha za telefone, gukoresha imbuga nkoranyambaga. Igihe cy'umukoro cyagera ukabona ahubwo bageze igihe cyo kuwutanga, ugasanga ahubwo nibwo ari gushishikara agira ngo awukore. Ibyo rero umuntu ashobora kwibaza impamvu ibitera. Hari impamvu zitandukanye ndetse buri wese akaba ashobora kugira impamvu ye bitewe n'uwo ari we. Impamvu ya mbere rero ibitera ahangaha, hari ugutinya gutsindwa. Urugero, akavuga uti ndamuka nkoze ibi bintu ushobora gusanga mbyishe, agakomeza kugira ubwoba nyamara agomba no kubikora. Uku kugira ubwoba rero atinda gukora ibyo agomba gukora, yibaza se nabikora nabi byapfa, baranseka. Ugasanga ibyo bitumye ya procrastination igaragara, cyangwa se kwa kudakora inshingano asabwa, ibyo asabwa ugasanga bigaragaye aho ngaho. Icya kabiri rero, hari ushobora no kwanga kubikora kubera ko hari nta motivation, nta bushake, ubushake ari bukeya. Ugasanga niba ari isomo ryigwa cyangwa se niba ari ibyo bamusabye gukora, ugasanga uburyo bamuhayemo amabwiriza ntago bimushitura, ntago bimukangura ngo yumve koko ko akwiye gukora ibyo bintu. Motivation ni nkeya, yaba iya intano cyangwa se iri mu mutima we cyangwa yaturutse hanze se kuwa mutegera izo nshingano. Niba ari isomo ugasanga n'ubundi somo uburyo ryigishwa ntago biba bikurura abanyeshuri. Ubwo rero n'ubundi n'imikoro yagiye kwikora cyangwa ibindi bijyanye nabyo nko kuryiga, bituma aryiga nabi cyangwa se n'ubundi akumva atabishaka kuko aba yumva nta kiri kumukurura. Bitunabigarukaho, nuba mwarimu yo yigisha isomo agomba kuzirikana ko agomba kwereka abanyeshuri icyo rizabafasha mu buzima bwabo busanzwe, icyo rimaze akaribakundisha. Bityo iyo niyo umwana yagiye kurisubiramo cyangwa ari gukora imikoro, aba agendera kuri ya ntego, agavuga uti ibi bizamfasha kugera ahangaha. Tudatinze rero, icya gatatu ni ukudashyira cyangwa kudashyira kuri gahunda, kudapanga gahunda zabo. Ugasanga umunyeshuri ari aho, uretse ko n'abantu twese bitubaho, ugasanga ari aho nta gahunda agira, nta timetable, nta buryo bwo gukoramo ibintu bavuga uti ndatangirira kuri ibi ndakurikizaho ibi. Ibi rero bituma kudakora ibintu kugiye n'ubundi, kutagena igihe ngo uvuga uti iki n'iki ndaba ndi gukora ibi, iki n'iki ndaba ndi gukora ibi, bituma bya bintu bigenda nabi, rimwe na rimwe ntunabikore. Ya procrastination cyangwa se kwa kudakora ibintu uko bisabwa, ugasanga nibyo biri kwigaragaririra kubera ko nta gahunda. Nubwo abanyeshuri bagira timetable ku mashuri, ugasanga hari ingengabihe, ariko izo ngengabihe akenshi ntago ari bo baba bazishyizeho. Rimwe na rimwe hari n'uburyo bwo baba batazishimiye, ariko hakaba n'igihe usanga n'ubundi bo nta n'izo bateganyije, nta timetable cyangwa nta ngengabihe bafite yo gukora ibikorwa byabo. Ibyo rero bituma badakora ibikorwa neza, cyangwa se ugasanga nta n'ibyo bakoze kubera ko bibereye aho ngaho, bari mu cyuka, bari mu kigare, nta kintu bagenderaho, nta nzira, nta murongo, nta ntego bafite. Ikindi kandi ni ibirangaza bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none ntitwabura kuvuga ku matelefone, imbuga nkoranyambaga zitandukanye, inshuti se zindi bya bigare twita peer pressure n'ibindi. Ugasanga umunyeshuri aho kugira ngo atekereze ku ntego, arebe icyamuzanye, arebe icyo ashaka, arebe icyo ashaka kugeraho, ugasanga ahubwo ari kujya kwirebera inshuti ze, ari kwigira gufana umupira se yenda, uretse ko nabyo atari bibi ku gihe cyiza cyagenwe, cyangwa se yibereye muri telefone yandikirana n'inshuti ze, ari ku mbuga nkoranyambaga areba amakomedi n'ibindi bitandukanye. Ibyo rero bituma adakora ibyo asabwa cyangwa se adashyira mu bikorwa ibigomba gukorwa.
Ushobora kwibaza utese hari ingaruka ibi bishobora gutera, iyi procrastination ishobora kugira ingaruka? Nawe urabyumva ntizabura, kubera ko gutinda gukora ibyo usabwa, gushyira mu bikorwa inshingano wahawe, kwiga ku munyeshuri, yego bishobora gutuma umunyeshuri atsindwa. Biba byoroshye mu gihe gitoya, mu gihe kirimo abona bisanzwe nta kibazo, ariko mu gihe kizaza ashobora kwibuka yatsinzwe akabona nta kintu yakoreyeho. Ikindi bitewe n'uko ashobora gukorana umuvuduko avuga uti noneho reka nkore bya bindi, ashobora kubikora imburagihe ugasanga nijoro yabuze ibitotsi, cyangwa se n'ubundi amasaha yakabaye ari kuruhukamo agasanga ahubwo niyo agiye gukoramo ya mikoro kandi igihe byasabwaga yabikoze nabi. Bishobora no kumubuza amahoro, ugasanga ntiyasinziye, ntiyatuje, ari kwibaza uburyo arabikora igihe arabirangiriza, kubera ko abona igihe cyagize cyamusize. Ikindi kandi ntawashidikanya ko ibikorwa bikozwe bitya rwose byakorwa nabi. Huti yabyaye ibihumye, turabizi. Umuntu uri kurwana n'igihe ari kwibaza uko arabirangiza, ntabwo ibijya akora ntabwo byatanga umusaruro rwose, biba bikoze nabi, ibyo birumvikana. Kandi ikindi, ibi bituma umuntu atagirirwa icyizere, kuko ibintu ntabwo baba bikora biri ku murongo, biba binagaragara ko nyine nta njyana bifite. Ibyo bikazahurira no kuba ari umunyeshuri amanota ye akaba nta musaruro ugaragara urimo. Ariko nanone ntitwakwiheba, kuko hari uburyo bwinshi byakemurwa, hari uburyo ibintu ushobora kubishyira ku murongo. Burya akaje nubwo kemerwa, ariko kaba gafite n'uburyo kasubirayo, kuko kaba gafite aho katurutse. Niyo mpamvu mu buryo bwo kubikemura, umunyeshuri cyangwa undi muntu wese uhura n'iki kibazo cyo kudakora ibintu, utagira ubushake bwo gukora ibintu, kutubahiriza inshingano cyangwa kudashyira inshingano mu bikorwa nk'uko bisabwa, icya mbere ni uko agomba gufata ibikorwa cyangwa icyo asabwa gukora akabigabanyamo ibice, agafata niba ari imirimo myinshi cyangwa itandukanye, cyangwa niba ari umurimo munini, ari igikorwa kinini, akajya avuga uti igihe iki n'iki ndakora akangaka, igihe iki n'iki nkora akangaka. Gufata umurimo ukawugabanyamo uduce dutoya bigufasha kuwukora neza kandi ukarangira vuba. Ikindi ni ugushyiraho ingengabihe, kugena igihe, ukavuga uti iki gihe nyine ndakora ibi, iki gihe iki n'iki ngomba kuba nabirangije, kandi ukihatira kubikurikiza no kubirangiza uko bisabwa. Icya gatatu, nubwo dukeneye kuba aho abandi bari, nko ku mbuga nkoranyambaga, gusabana n'inshuti ndetse no gusangira nazo, ariko icya mbere, mu gihe washyize umutima wawe ku gikorwa ugiye gukora, wirinde ibirangaza ubishyire kure. Niba telefone ishobora kukurangaza, bakwandikira se yenda ukaba wabona akakomedi wumva ushaka kureba, banza uyishyire ku ruhande mu gihe wagennye cyo gukora ibyo ushaka gukora cyangwa gukora igikorwa. Niba ari ukwiga, ukavuga uti iki gihe amasaha yanangiye kwiga kandi ndiga ibi ngibi, iki gihe nibwo ndaba mbirangije. Nta telefone, nta kujya kureba umupira, nta kujyana n'inshuti gutembera cyangwa ibindi. Ibyo nabyo ukagira umwanya wabyo ubigenera. Icya gatatu tugomba kuzirikana, ndetse n'icya kane ugomba kuzirikana, ni ukwishimira ibyo wagezeho. Niba ubona ukize n'akantu gatoya, kabone naho waba ubona nta kintu, nta musaruro ugaragara kaguhaye, ariko ugomba kwishima ukavuga uti rwose nateye intambwe, dore nari narananiwe gushyira ibintu ku murongo, nari narananiwe kugena igihe, nta ngengabihe nari mfite yo gukora ibintu, ariko uyu munsi nashyizeho ingengabihe kandi nanayikurikije. Ibyo ukabyishimira, ukumva ko hari intambwe wateye mu mutima wawe. Ikindi ugomba kuzirikana kandi kigomba kuba ari ingenzi, kuko ibi byose ubikora ari intego. Iyo udafite intego ntaho wava, ntaho wagera. Ikindi ugomba kuzirikana rero, ni ukuzirikana inyungu, umusaruro uzava muri ibyo bintu ushaka gukora, muri ibyo bintu ugiye gukora. Niba ari amasomo, ese nyuma y'amasomo bizagenda bite? Ese niba ari umurimo runaka, niba ari ikiraka wabonye, ese nyuma yabyo bizagenda bite? Rero inyungu ukazishyira imbere, ukavuga uti umusaruro uzava muri ibi ngibi uzamfasha iki ngiki, uzamfasha gukemura ibi ngibi. Ni byiza ko rero tukirinda procrastination, tukirinda kudakora ibintu uko tubisabwa, kudashyira mu nshingano, kuko bigira ingaruka nyinshi, cyane cyane kuri twe ndetse no kuba tugomba kuzikorera. Bityo nabaza cyangwa nasaba nk'abanyeshuri, ngira ngo murabibona ko ibi bintu murabizi ko bitubaho, n'ababyeyi turabizi ko ibi bintu bibaho, ndetse n'abarimu turabizi ko bibaho. Ahasigaye rero no kumenya uburyo dufasha abanyeshuri bacu, tukamenya ikibatera impamvu. Ese ni ugutinya gusekwa? Ese ni motivasiyo ibura? Cyangwa yenda se ni ibirangaza bindi? Bityo tukagira uburyo tugenda tubafasha kugira ngo bagere ku ntego zabo,
kandi n'abanyeshuri natwe tukemera gufashwa kugira ngo tugere ku cyo dushaka kugeraho. Mbashimiye rero ko mwakurikiye isomo ryawe uyu munsi, nambashishikariza gukomeza kubana natwe no gukurikira ibiganiro bizaza. Nkaba mbasaba kutwandikira muri komantere mukatubwira, mukaduha igitekerezo, mukatubwira uko mubibona n'uko mubyumva, ndetse niba hari icyo mwumva twazaganiraho tukaba twabemerera nta kibazo rwose. Ikindi kandi tutabura kuvuga ni uko uramutse nawe ufite ikiganiro ushaka gutambutsa, tuguha umwanya kikazanyura kuri YouTube channel yacu kandi kikazagera kubo wifuza ko kigeraho. Murakoze cyane rero, reka mbashimire. Hagati aho uramutse ukunda gusoma ushobora kujya kuri blog post yacu yitwa isomo ryawe, n'ubundi izi nkuru ziba ziriho mu buryo bwanditse kandi bunoze bwumvikana, ndetse n'ingero n'ibindi bitabo bitandukanye by'abashakashatsi. Tubashimiye rero ko mwabanye natwe. Amahoro y'Imana bane namwe, murakoze.